yari intege yanjye twajyaga dusangira beach urumva ma twajyaga tugenda tugasuma kwa kuntu murajya ku munzani ukijya kwiyahira ku munzani tukagenda tukahira tugahaha urumva narahashye pe urumva none umujama agenda agenaga ngafata wenda kangwa tije tapana bishire magaze uyu munsi akaba ufite nka gitano nanjye ufite gitano tugahita dufata nk'umubebe umwe urumva tukamujyana muri genyeri turi umwe man tukamukomagura turi umwe bo babiri wari umwe urumva twaramukomazaga twajyaga wavuga ngo nikize kuvuga ngo uramujama twajyaga dusangira inoza babisiga babita inoza abarukundo abakobwa b'urukundo yego na ukira mu bantu mukorana bose cyangwa muri industry imwe yego nabahe bantu bagutera ubwoba nta muntu n'umwe nera ubwoba Nyamabondo gutera mu bakomediani bose Nyamabondo yabe abonye izina ikumva izina Gitafu we aratangira mu muri we akakamo umuriro akabyumvira mu kibuno unamuha ubutuma mwita wa badrama rero bura wowe mwita wa mukarabye ndagukarabye ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Wartel TV show nk'ibisanzwe abo hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye ndetse n'abari hanze turabashuje tubaha ikaze tunababwira ngo turabemera bya danje ko muri abantu mudahwema kutwereka yuko mudukikiye muri kumwe natwe muri kubona yuko imbere za kamera rero zacu turi kumwe na bamwe mu bakobwa mumaze kumenyera beza ko kuba bambaye neza bahuye na cyamamare umwe mu bahanzi ubu ngubu tuvugana sha hari bupfu wambaye hari buco wambaye kubera yuko hari bugurumane kabisa ndetse na Gitafu so rero tubaha ikaze Gitafu natwe turabakiriye hano kuri Wartel TV show kaze kamanze ngo na mino bag ukuri mu bag ese bag kuki wayizanye mu kiganiro man ngiye gusuka umukozi wanjye rwaye bakigabo yarwaye ubwonko ubwonko bw'umukozi wanjye bwarwaye urarimbye bumeze nabi babushize no mu bitaro zananye gute babushize mu bitaro umukozi wawe yarwaye ubwonko bwe bumeze nabi ariko kubona gukunda kureba ino biganiro byo kuri Wartel TV show birabireba birangira arwaye ubwonko abaze umuntu arwara ubwonko gute ko umuntu yarwaye ubwonko biba birangiye kapfuye ubwo umuntu yarwaye ubwonko sana nuzi ko ushaka no kuva aragito no muri sima sima ubwonko babishyira muri bashaka kubushyiraho sima bashaka no kubushyira mu kagare nese bo banyura ubumuga ntabwo babushyira mu kagare ubwonko bakabushyira muri cyane ko bafata akaboko bakagashyiraho sima ariko umuguru mpfa byumvikana nese Wartel ngiye gukubita inkuru hari umujama hari ahantu nyine twakoreraga nyine hari ahantu nyine hari igikuta kirekire cyane none umujama yarananiwe arananirwa aragenda aryama munsi y'igikuta igikuta hari kiri gicupa kirekire kiriho amazi yajyamye agaramye igicupa cyaramanutse kikumi ntabwo ibintu bibaho bitawajyumba barako nese ibintu bibaho indirimbo nayo yarasaze ntabwo ibintu bibaho nese yagiye kuri YouTube gute asugira indirimbo zingahe nafunguye data sinabimenye phone yanjye kugira ngo byemere ko ibiri online yo ni kuvanga yo zana hano nyigufasha arayigwaye kutabyizeye se kwimuha impamvu hari umuntu wambwiye ngo muri iyi minsi ya none ngo umuntu iyo umuhaye telefone yawe ku bantu nyine barabizi ibintu tuziranyeho ngo ahita akuzimya neza cyane gute sasa nyine ari ukuntu umuntu ushaka kumanga phone yawe akahita ajya muri ya video ni video call nyine akahita kwiba agacano kawe bakabara akajyana kagenda utangiye no indirimbo zawe nayibonye ira ndirimbo harya yitwa ngo iki yitwa aragitosa muri video call no biracana nyine vuba cyane ayiba gute numva kwa kuntu umuntu nyine ajya muri iyo video call akahita abereye amamega yawe n'iki byose akaba arabyikoreye akareba amamega akareba n'iki neza ako kamwanya akagutera agenda ku buryo utazanamukumbura neza cyane muri video call wabonye amafana nababonye ngaragira iriya ndirimbo nubuhe butumwa iri kubahereza nk'abakobwa nta butumwa bwa Gitafu nubwo twicaranye nta butumwa bwa Gitafu gute se
ngo iyi ndirimbo irimo ujita mbwira ubutumwa burimo reka tuganire buriya nabonye akavuga yuko wowe ugomba gufunga yakanyine ne yaka nese yakawubona ari muzima kuri ndirimbo yawe uherayo uvuga ko yakatari muzima kandi ari inshuti yawe nyine nese niba ari inshuti yanjye we niwe muntu wa mbere uzanye icyo gitekerezo ngo bamfunge kubera ndirimbo ubona bidakwiye iriya ndirimbo man njyewe ese jita ijambo aragitosa ishatse kuvuga iki aragitosa ni ijambo rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi ni bundi ni inkuru igitenge akakizana igitenge se ntabwo ushobora iyo urimo gufura igitenge se ntabwo gitoha kiratoha none ugishize mu mazi se ntabwo ushobora kuvuga utakega iriya ndirimbo wayisobanura kuva ku muntu kugeza ku wundi ni indirimbo ibindi bose staff zacu ubundi tweje nayishize muri comedy cyane kandi ngo ufite n'izindi mfite n'izindi ya yindi wavuze hajya igikoma ese igikoma bishatse kuvuga igikoma ni igikoma gisanzwe cyaba igikoma nyine nese igikoma kino bateka kumbabura ugashyiramo akore mara kote tukureta twaragowe indirimbo imvuko nitange vango nari mfite umukunzi azi ko nkunda kunywa mu karo wumva ibyumfishe iryo jambo agira ishyaka numwe temwishi yego abona ko nkwiye kuva kuri mukaro yewe amindurira maza amicyo kunywa bita igikoma ngo ndirimbo urumva itameze nka aragitosa ego ese ubundi bitandukaniye mwebwe kuki mu wa mugani yavuze ngo aragitosa wumva iki wumva iki ko mushaka numva igitenge gitafureka ngubaze Jitafu nuzi ukuri iriya video ko nta gikoma kirimo umuntu atetse igikoma hari kirimo igikoma se igikoma na urumva hari ukuntu uririmba ibintu ukaba wagaragaza n'agasayini k'ukuntu ikintu kiri kugaragara nta gitenge kirimo batoheje ahubwo tubona abiyungiza bagira gute bagira ngo aragitosa urabona abakobwa bambaye uko bishakiye uri kumva iyi se kandi igikoma se nese igikoma tujye tuganira warite irandirimbo vasi zirimo ngibyo wigira naga aribyo oya nago arebi zunguzi zongwede urumva ibi ngombwira ikintu kirimo cyo cyonyine kigaragaramo nyine kari kuzunguza zongwede kuko nicyo kintu kirimo ngaho mbwira aha igikoma bagitetse muri randirimbo none se ngombwira indirimbo tuganire nari fi oya ariko bebe namwe nimo kafuta ibintu ngo muremereze ibintu nari fite umukunzi urumva azi ko nkunda mukaro agira umwete n'ishyaka ankura kuri mukaro ama icyo kunywa kibiti iki igikoma none se mukaro n'igikoma si ibintu bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi none se ubwo igikoma kuki ugiye kukiremereza ubu ni nkubwiye ngo uze guteka igitoki hari umuhanzi bitaga nozize kuvanga igitoki ngo igitoki ngo niba kirimo n'umuneke ngo kimeze ukuntu ijambo igitoki ni ijambo riri mu Kinyarwanda wifata ikinyarwanda gukigira icyongereza sibyo igikoma nyine ngo mbwira igikoma warite n'umunyamakuru mbwira wenda bana bakobwa bashaka kunca no muriro ndabizi namaze kwitegura sibyo mbwira ira jambo igikoma yes ni mukazano ubwo mwavuze ati natwe jita twamwitumye ubwo mwanyitumye rero yego mwanyitumye niko biri ugomba dusobanurire bagize gute ngo wanyitumye none tuganire warite bakunyaga ibintu utavanga ibintu none bure ijambo ry'ikinyarwanda nyina rukono nyine rigenda rikazamo ukundi kuntu none umuntu akubwiye ngo umva mani ngo uyu munsi ngo nakwitumye mana cyane ijambo ko kwituma ibaje kujya gufata umuntu mwitume bro none natwe uratubwiye ngo twakwitumye icyo ni icyo ukituma umuntu mani ukawaje ukanirana ukanitawaza kandi umwitumye muri wese ntabwo njya kugaragara yewe reka nka gutya yakayaruguciriye yego biramutse bibaye niki cyakubabaza njyewe icyo navuze cyo ni ikintu kimwe mu buzima navuze ni iteka nge sinzakora indirimbo yavuga
ku gihugu cyanjye nabi nsebye wenda example aho turumvikana aho turi kumwe indirimbo zo nambiasi wenda ushobora no kudacurangwa no mu ahandi hantu sanzwe ukaba wacuranga mu kabari wacuranga no mu rugo busanzwe nandi nje icyo nimuramuka mu wabarangayaka ntagazi itegeko niki itegeko none se bore sa tuganire nk'umuntu warembye ngo ifarashi yicareho none tuganire ifarashi yicareho nijoro yicareho nimugoroba yicareho ngo tuganire reka nkubwire muri babiri ndumwe buretse gato yego n'ifoto iragaragara ko ifoto indirimbo buretse hari ukuntu twe duhindura ibintu ntago tugendana ibintu bya kera ngo imara uko zakubitaga kera ngo ariko tugendana imara uko zakubitaga gitari ubu ngubu studio zariho kera nizo ziri ubu ngubu ese Jita yego ufitiye nego mu muziki nyarwanda muri umuziki ngewe nta nego ufite imihanga ihambaye nane gufite kandi ufite imiziki akora ngewe ibintu byanjye ni comedy koko urabona urugero ni comedy nane gufite wirirwa ubungana radio nzakagendana yawe nzakagendana nyine ako reka nkubwi uzika ariyo mpamvu umukozi wawe yarwaye ubwonko bwe bwarembye umeze nabi umeze nabi kabisa wirirwa ubungana radio nk'umugezi tuganire n'icyo kintu cya Danje umukozi wawe nibihe biryo yari yagutekera ukumubera kuryoheye cyane mu buzima bwanjye noneho Imana yagiye iramfasha ima umukozi ukunda ikintu bita igikoma ukuvuga ngo we yarambwiye ati bwuzi wasanga umurongo ariho yawukuye urumva nyine mbona ariko tuye tuganira mani wenda twihangane ho gato tubikure muri comedy sibyo tubishyire mu mvugo nyarwanda yego igitoki be nkubwiye ni sheri saa 8 sibyo shaka numva nkundi mu biryo nkunda igitoki uraza kukinekera tinda kigutekera urakima se tinda kigo sangaye saa 8 ubu umuntu yaburetse gato uricaye ampo sheri wanje ese iyo kintu ni igiki ni igitoki oya ni radio sibyo ukahita wandika kuri vasi za Danje ku mujinya kwavati sheri wanje saa 8 uzama igitoki ese uzakima ukahita wandi iyo ngyo ukahita ushyira upwe ukava urakiyema it's okay ngaho no tuganire ngaho reka ndirimbe sheri uzama igitoki uva ndakigo urama igitoki urama igitoki urama igitoki nese man niyo mpamvu Kinyarwanda man buretse gato uraririmba gene makandenganya man uraririmba ngo urame igitoki yaravuga ati ndakigufa yego urame igitoki ndakiguha urame igitoki nabyumva neza urame igitoki ariko ndakigonje urame igitoki ya ngatekereza imufata ariko iyo ndirimbo yanditse ejo ati ikaba yasohotse yasohoka nko mvuze ngo umumpore buretse gato Jita arayifitiye ndirimbo yaravuye ninde washyira muri video yawe muri video bose nabashyiramo yese ko dusa nawe urabona nge nawe kuri make up wahita wica amageni bivuze ngo ubu ngubu ntabwo Jitafunaga atoranya Jitafunaga atoranya ubundi izi size zose ndazikunda ngo abakobwa nyine bato ntago urabona nanjye tindi munini nese twe turasa nyine impamvu nje nkunda nyine sinoza ubu namasire ngo nararugira nice mu masire kuri wallahi nice muri sire wallahi kandi wafunzwe ngo uzira gufungwa wari wazize yuko ngo utigeze uryamana n'uwo mukobwa yewe yambwiye ngo dukore imibonano bitusobanure neza iriya story ukuntu byagenze yari intege yanjye twajyaga dusangira beach urumva ma twajyaga tugenda tugasuma kwa kuntu murajya ku munzani ukijya kwiyahira ku munzani tukagenda tukahira tugahaha urumva narahashye pe urumva none umujama agenaga ngafata tukawenda kangwa ati Jita apana bishire magaze uyu munsi akaba ufite nka gitano nanjye ufite gitano tugahita dufata nk'umu baby umwe urumva tukamujyana muri genyeri turi umwe man tukamukomagura turi umwe bo babiri wari umwe urumva twaramukomazaga twajyaga wavuga ngo nikize kuvuga ngo uramujama twajyaga dusangira inoza babisega babita inoza abarukundo abakobwa b'urukundo yego na ukira yego natabivuga tayigira agahita yitonda akamera neza nyine nk'umuntu ujya Jita yo
urumva man none amajambo tugasangira uwo mu baby man none igihe kiza kugira mu baby nyine yego nambwa ati manje ndashaka kuzamuza no jita futu nanjye akango maguru urumva twe yari indwara twe twirwariye yo gukomaza mu baby ngiye bafite kibi nanjye mfite kibiri twagenda tugasomba nyine yego bikaba nyine ko ugasumba umwana w'urukundo kuri kine cyawe ukamubona sawa nawe aragiye twagiraga ujya mu masaha akoze nka saa 10 yahize ibyapa byanze beba akakubwa ati buno abijya barimo gutitira iyo ukambwa ati beba bimeze bitati bimeze nabi ukambwa ati ko ufite kine so tugende ati ukambwa ati ntakira ngo agakote wambaye akaba yambaye agakote mukabura kiye baje jafite ikibazo gita reka nkubaze nk'ubu ngubu tujya twizera ko bamwe muri twe ariko abasenga bimera wizera Imana nizera Imana unayivuze nabi na umva nahita nitera imisumari mu bwonko nk'ubu ngubu koko harya wambwe ngo abakobwa babita ngo iki amasere kwene babandi noza abakobwa b'urukundo b'urukundo nk'ubwo Imana iramutse kubajije impamvu ujya mu burukundo ukabahereza ibyo bintu impamvu nge Imana ibimbajije muri Bibiliya Yesu ngo bafashe umukobwa yari umukobwa mwiza cyane yakubise makeup ameze neza agiye ibyapa abahungu baragiye baramukoma birangije umukobwa kiramurenga kimurenze abura ukuntu abigenza uruva amani abatipe bagurutse baramwambura bamwambuye arababara yibuka ko ari ahantu Yesu arimo kubwiriza ahantu abaragiye iruka nkavuga ati baba weti murekeje njye kureba Yesu ibyo bintu byanditse muri Bibiliya byanditse muri Bibiliya handitsemo Bibiliya ko handitsemo indaya no kujya ndabivuge neza Bibiliya ivuga indaya n'ubwo ibivuga mu mazina yabyo bura mwavuga ibishego na Bibiliya bura na Bibiliya ivuga ku gishego niba indaya birimo ngo nuko ngo umugore w'indaya ngo baramukomagura arangije ngo kiramurenga kimaze kumurega man reka nkubaze Gita none se uwo uri muravuga kuri iyo ndaya Imana yagize ute yababariye nanjye wenda hari aho mbiziwe Imana yaramubabariye none se ko yamubabariye kiriya gihe yaravuze ngo namwe bahungu nimugende mukomeze none wowe mukamufatanya muri babiri Imana reka ngubwize ukuri wari uzi ko buriya ku basilamu Imana yambwiye abasilamu yavuga ati umugabo wese uzitwara neza akabona ijuru izamuhemba abagore 7 b'amasugi naga ari babakobwa babandi oya ibyo bintu byanditse akose kuki kuneza man buri Imana ikunda abagabo Imana igakunda n'abagore yego none se ko Imana yaduteganyirije abo yabateganyirije abo bagore 7 b'amasugi iyo ukundanye n'umwe babiri ko basara abo none Pawulo kana uvuga ngo aho gushywa washyuka ibyo binago byanditse muri Bibiliya ngaho kugira aho gushywa washyuka birimo uziko Imana ibitureba ibintu imbure Imana ndayubaha nihaje nusoma muri Bibiliya muri Pawulo ugasanga atanditsemo ngo aho gushyuha wagira gute bebe imvugire wajya umukobwa bivuga ngo wagira ngaho gushyuha ariko Gita reka ndetse gato tugenda noneho ku murongo yego man nshaka n'ubwa mbere huye na Gita n'ubwa mbere buye nawe mu kiganiro nawe n'ubwa mbere cyane ubwa mbere Gita nawe bano n'ubwa mbere nubaye nje nabishimiye koko ngiye nkunda amasire pe ntabwo ndizere Gita mwese nakubwiye ngo ndisire ajye sire ubundi se ubusobanuro bwa sire sire ngiye mba numva umukobwa tumutoya tu Yesu we muranyumvira abantu bose bataya n'abasire kuri wowe Imana yo mwijimba bariye jewe cyampreka umbwire ntaga abantu bose arabasire abantu bataya bose ntaga je nyine numvaga ko nyine umukobwa ngisuko kubeshya mu myumvire yanjye pe hari umurize ko mwangwa ariko Gita we n'ubwonko bwanjye ari cyo dupfa nabwiye ni ubwonko bwanjye ntacyo mpfana nabwo yewe ubwonko bwawe turagipfa kandi ubu tuvugana ubu nanjye ubwonko bwanjye bw'umukozi wanjye bwatakaye ubwanjye nabutaye mu ejo bundi bwatakaye Nyabugogo ku muntu uzambonera ubwo nta bwonko ngifite ku muntu uzakubonera ubwonko twagiye ufite kubaza Gita ibibazo bitatu wumva wifuza cyangwa se nyine uko wamutekerezaga gira ibibazo bitatu mwibarize Gita wikwitangira ko witangire haje ngo kuzo ko na Petro ajya gitangira itama oya wikitangira itama ntabwo uri impfubyi by'amatsiko twagiye yego Gita yego ugira umugore wapi ugira sheri wapi urabeshya ugira sheri ntago cyagiye ubu ngubu mfite noza n'aba ex mfite aba ex 15 ese wawe undi waramwanze wawo 15
ariko mana yanjye nasa Jita uba wumva uzashaka njyewe bitewe nuko mba numva man no kukubeshya man nkunda ikintu izina ubustar pe ndabikunda nakwemera ngisiga ibyondo nakwemera nyine ngamaso nkanapfumura cyangwa kusukungo ejo bundi amubwiye ngo hari ahantu basi ngo ukayakuramo amaso ngaya amaso nyangashyamo nk'amaso y'ipusi wabyemera se ipusi buri kurebye nijoro yewe nito uja kuzahindura amaso yakwagira ipusi nyamara Jita ubwongo bwe butaye nyabugogo none se ngewe bagwibariza Jita kandi kandi ako wambaye neza nani bajye kukureba yewe tata we yewe we urakoze Jita mbere yuko mubona yewe mana we uri kubemeze bite umva ngwibariza ikindi kibazo Jita iyo wicaranye na Yaka kicarana na Nzovu ukicarana na Kanyombya yego uba wumva uri nk'uwakangahe iyo mugiye gukorana nk'ikiganiro uba wumva uri burebwe nyine comment ziri buze ari nk'izawe kuri kangahe ngewe ko iyo ndi kumwe n'abari abakoboye koko bose ari aba agent mba ndi buze ku mwanya wa nyuma n'aba agent aba agent biki aba agent nyine babantu baje mu kibuga baje aba agent cyangwa aba agent ubwo ngo nari busubije kugira ngo numve aba agent hari aba agent ba MTN ni legend yego twagiye wongera mbaze shusho reba muri industry Yego. industry uzi icyo ari cyo yego ni iki industry na industry urabona industry Jita industry ubundi iyo bavuze ngo umuhanzi cyangwa se abahanzi industry y'abahanzi cyangwa se industry ya muzika yego abashatse kuvuga iki icyo cyobana ndakivuga nashizemo comedy ubundi industry ni ibintu bijyanye n'umuziki tunga urumva ko nkukopeje uragura kandi none se Jita ngabareba ukuntu bari kugira iriya ndirimbo yawe bari kwigeranya na pompo ubaho wicaye uri kumva umeze ute niwe mera po 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 kubita kurika ka umugora arataka masasana mazi iyi ndirimbo ifite ubutumwa ubutumwa ako sho tuga ako utangiye kunkora mu bwonko be umba aje bonda ari umutipe wansambanyirije ubwonko arangije ubwonko bwanjye bufata ku ngufu arabukinisha mana we hari umuntu bagusambanyirije ubwonko sheri none mwambwiye ati barasha no kubusambanya bukanarangiza no kuri kw'Imana mana we Jita iyo wumvishe wenda duspose radio uba wumva ari nk'irihe bara radio nakubajije ikibazo cyo ko umuntu agusambanyiriza ubwonko nago wakinsubi berata ni gute umuntu mushaka kumusambanyiriza ubwonko ibyo jambo numva na twagiye radio wumva ari nk'irihe bara Ready nibyo nari ready wumva ari nk'iye kuri ready no kugenda mu mutwe ukirukanka ahubwo kuzuka jo noza nyamabondo ya rwedi yare irinda kumwica hasigaye agenda nakayisima vugije ukuri kw'Imana ready bivuga yo ready bivuga kugenda mu mutwe wirukanka kugenda mu mutwe bro hanyuma bro simulade yakoze n'imitwa niwe mera popo kubita kurika kandi kurika yo girl bivuga iki girl bonde buriya umukobwa uje ndamwe ngo girl man mu baby umwe yaraje ari kuri moto none baby yari yayobye umujye mukati sheruriye nari ngiye kwigurira ifu y'igikoma sigaye ngo igikoma murabizi none igikoma kiri ku isoko we ubusosoma ubu ni ukuvanga amafano hose barimo bayagora ku kiranguzo urumva namwe mu gutebere ku ngujyo kumanyamaneka ubwo haje twari kubiki wari kudutera gastori nyine umukobwa ubwo baraje yayobye ubwo ngo arambwa abwira umuntu kuri phone tisheri uri hey ndamwana ngewe ndi hano mani magazano ku gipangu arambwa ati se mani ngo nyikira moto mitenishyira akamoto twatugiye muri ghetto nyine turagana dukina iby'abana no mujama abaramuhamagaye ati se shuko nakubuze ati kandi turi kumwe urimo no ewe data ubwo ati ntago ari wowe ndamwana be wabinkore n'ubundi reka turangize game yego iyo niyo gerisi wari icyana cy'abandi naramwibye
Jita uri umwana mubi shano kuri iyo nkuru urabona azabona ijoro nzaribona sheri boy bivuga kandi yizera imana nawe wayobye nahita Jita usengera boy bivuga nsengera mu basilamu no mu barokore boy bisobanura no agahungu gatoya kagahinje ubu none ari abana basibiye haraje kureba ibiganiro ababyeyi bagura abana amamega cyabagure telefone kugira ngo bagere ibiganiro barebe ibiganiro bya Jita barebe ibiganiro bya koko ngira ibiganiro bibi koko mana uvuze umwana ngo udusobanura igisobanuro cy'umugero ubwo mu bantu mukorana bose cyangwa muri industry imwe yego nabahe bantu bagutera ubwoba nta muntu n'umwe nera ubwoba Nyamabondo gutera mu bakomediyani bose Nyamabondo abonye izina ikumva izina Jita we aratangira mu muri we akakamo umuriro akabyumvira mu kibuno umuntu usigaye wituma mu kiganiro bamuhungu ararwaye ameze nabi man sheri none ejo bundi man usubitwa man yakoze man none yakoze amabara man blesse gato umutipe ejo bundi yari yasohoka n'ikibebe nago arimo kundeba noneho aranje gusohoka n'ikibebe babagiye bari nyine bari muri enjoy man ubu kintu cyababaje umukobwa kwa kundi babari nyumva abantu bameze neza nawazi ababwiye shiri ngo kuko nshaka kwituma yewe tato Jita uri kubeshya impamvu uri kubivuga nuko adahari Nyamabondo ushaka gukunda kwituma ariko ushaka gukunda kwituma we Nyamabondo no bikunda yagiye ahantu rimwe kuri kwimana ishobora byose genda birahiriye arahari nawe nafashe ni code irahari yagiye muri wese yahantu yituma amasaha 10 yavuye muri wese wese bazana yamodoka za kuvidura byihuse ibyo bintu ntabwo Nyamundo nabaho erega wararekepera no kuvuga ngo we shaka kumara nk'icyumwe aratituma ariko yitumye itumira rimwe ago nkubi y'abanyamabondo aragakumva iyo yitumira rimwe Jita ko numvishe uvuga wagira muri no industry ni ikihe kintu nyine wabonyemo cyangwa se ni ikihe kintu maze gukuramo ubona nyine wishimira ngiye industry nyishimira kuba nyine izina Jita futu wenda najya ahantu nko monara ukumva umuntu aransuhuje najya nyira nk'ubu urabona ko nanjye muri iyi minsi ntabwo uramufuna mu itasigara yaranyanduje irandwara kwituma buri kanya najye ntabwo isebera tuwarete bakahita bayima cyane mpamvu babivugaga urumva rero industry ikintu gifasha umuntu kandi iguhuza n'umuntu utatesha kwahura nawe nk'ubu ngubu bujya kuri ukabona muri ba ishikiveni nkahora na ba ishikiveni ba wandurine ba ngo wanduva ngo ngire byete umwanda ngaha ne yarera mana yanjye Ishkevin nagaye kandi waramuririmbe mu ndirimbo uvuga ngo padiri ngibiki uramwibaza we ni zero Trump wandi ngaha ne wewe ugaze wo Trump umuhanzi bose maze guhura ugaze wo Trump niwe muhanzi abonye ibana ku cyangwa buri hejuru ku cyangwa gutwika yego kumuba ngereka se gukubeshya pe mu bahanzi nabonye banyweka pe abahanzi bose mu Rwanda nabonye biyambara neza cyane bose bo mu Rwanda abarapire bo mu Rwanda abarimba R&B abakomediani abakina amafilimi bose bambara neza umuntu wambara nabi ni Jita Jitareka ngo nago gende no muhanzi nabi reba Gustave baretse nkwereke reba izi mpeta n'iz'abantu bambara nabi Gustave yambaye ibirombi Jita muri uyu mwaka ufitiye nego muri uyu mwaka ngiye navuze ko mfite umwaka wo gututubika cyane nari navuze ko uyu mwaka nzawurongora dufite gahunda yo kurongora uyu mwaka kuko urumva Jita ibintu uri kuvuga nago bisengeye umwaka uyu mwaka uzawugira gute n'amezi 12 uyu mwaka uzawugira gute nyina nari navuze ngo nzarongora muri uyu mwaka itsoke ya kandi nasho ufite sheri nyine umva ndi muri fiançaille turimo turateye fiançaille kandi navuze ngo uri umukobwa nerita none ngewe aranerita ngewe niyo mpamvu yavuze ko ari single afite aba ex 15 umukobwa nerita genda shaka unyibwirire indimuzi umbwiremo n'ibintu bitatu wenda by'ibikoresho cyangwa nk'ijambo rikoreshwa muri nsobanuro no mu kinyarwanda indimi nzi ngewe nzi icyongereza nkamenya igifaransa nkamenya igiportugali nkamenya igihinde urumva nkamenya ikigande urumva ikinyarwanda cyo ndakizi neza cyane amagambo abiri akoreshwa mu cyongereza twaje amavuta ngo amahomvwa Jita muri kutwiba uri muri
yakoreshwa mu gifaransa amagambo birakoresha mu gifaransa Jita funareka uretse gato yaburetse yego twagiye ndimo ndakwibashereye tubwire mu cyongereza amagambo abiri aya nta kibazo mu gifaransa mano umuntu umwe ari kumubona umushiri we bakundana byadana umushiri we yaramusuye amusuye arangije nyine amusaba urukundo arabyanga aragikira umujama ikintu cyamubayeho yarafashe akabogisi ka mbere aragahindura ngo kugira ngo yereke ko umukobwa ye ngo nyine ngo yababaye cyane umukobwa avuga ati nanjye rero beretse turarebana afata akabogisi ka kabiri akuramo bogisi ya kabiri nako ya gatandatu none ikintu cyamubayeho icyamubabaje cyane kurushaho nuko nyine yararize arira mu Kinyarwanda yarize mu mbabarira umbwira ukuntu barira mu Kinyarwanda njye mbabarira bituje wese urarira mu Cyongereza ikibazo nuko nzi ko kurira nta rurimi reka tuwenda mu ndimi zigezweho zo muri Afurika ngiye kurira mu Kinyarwanda urire mu Giswahili urire mu Kiganda cyangwa se wenda reka byoroshye kuko niwo uzi izo ndimi zose niwo uzi izo ndimi rira mu Cyongereza riri mu Kinyarwanda urabura Icyongereza ube mu Kinyarwanda mumfashe kugira ngo ni nka beat ni nka G noneho urira mu Kinyarwanda naye ndire mu Kiganda twagiye mu bikoresa mu bikore twagiye ribwo turimo kurabya byanyabyo sho urimo kwirizariza twagiye Jita twagiye Jita arimo ararira ubwo byabaye umuntu arize nanapfuye aho ari we ntabwo nari muri bano duko reka nkubwire rero impamvu ngiye uretse arukuntu rukarasefura Jita agiye kurana uretse gato narize nanapfuye ari kumwikiriza choka banaga nyivuyemo kubera ndapfuye mundaranyise ndabigize murekere bazana agatana batwaraho abarwayi banaga tenda guhaguruka murekere mwana we mumbabarire igikoma we igikoma mbega vibe we mu gikoma ayo mundara yako yagenda igikoma mu kabido mbabarira we umugabane bahamagana ambulance no kuri kwimana mani ziko ndwaye umutwe izina ry'Imana abakubwiye ngo iki mukiri avuze ngo gura parufe yaswe mumbabarire ndabinyise yo kugura parufe cyaki kiganiro ndakiretse mani ndaka nanjye nawe usingiye gute Linda seka mu Cyongereza gose kama Kinyarwanda natwe twumve muko nk'abantu mwe mudutabare kuko dutabara twese mwambwiye ngo mwanyitumye nanjye ntabanyaye gitahari kwitumye tubabarirane nta kibazo kuki wahisemo kwandika aya magambo ku nkweto yawe asobanuye iki ibi ngibi ni toroma mbashaka yegura ni toroma kamuri akaradiyo murebe neza iyi ni traumatisme bro traumatisme ni iki mu Kinyarwanda ndashaka kumenyekana cyane niko traumatisme ku buryo n'uri burebere ku birenge ari buze uramenyekana shamba numva narabajita ntago biraba ariko gitari ibintu wavuze sinabyemera ngiye yavuze ngo niwe muntu wa mbere wambara nabi reba inkweto yambaye inkweto suza amafaranga igura Jita iyo wambaye neza wambaye gute iyo nambaye neza nambaye agasengeri Jita Jita afyo yariye neza yariye gute iyo nariye neza nambara bote
nese ubwo wari ahubwo nayo mbihuje no kwambara nabi iyo nambaye nabi mba nambaye isenge na body tafu yigeze ahingaho hari umuntu wigeze kwibinga aranzite ayambika body man inka ni gute inka yambara body man kugira ngo bitagaragara aho yagiye nanjye mutkurandiye simba beshye mwamba barese mu kanya aya marinete ashatse kuvuga iki kuri utu turinete n'utunyamahanga watuguza ngahe watuguza ngahe utu turinete natuguza hariya mu ntuza mu nkoto nihe hantu wagiye muri iki gihugu akagukonfuzinga konfuzinga uzi icyo ari cyo ndabyumva cyane bivuze ngo iki aha nagiye mu gihugu ni ahantu bita mu bahwere abana baho ni abahwere abakobwa baho ni abahwere abagore baho ni abahwere nawe warahageze urahwere nanjye mbitamo umuhwere icyo gihugu bakibabarira turekere yesu kubereka akantu hano mwese mukavuga mugire icyo mukavugaho turahera kuri G-Tough nako mwese mukareba aje G-Tough nga kanagaki nizakagendana sheri nzakagendana G-Tough twagiye dore kano kantu Jesus ceceka umwe ino tazi ko guswera biryohaye urukundo rwe ndumva ugeze kugereza gati rwose na 600 tubonye umugabo wose kuri ko Imana arafite imbere y'Imana muri kumwumva ze bamwumvije mugire ikintu mumuvugaho uyu mama ngatuye mu rw'inuzi ngo mu rw'imbura atuye mu rw'iki ariko nabisubiremo koko ari ahantu nigeze kumva hari mu Bugesera bavuga ngo habaga nyina abana b'abakobwa bita ngo muri Sunika Simbabara none uzanye n'indi karitsiye bita ngo mu rw'iki mu rw'indobo turi kugana ku musozo yego kwagiye agace n'utunuze dukeye yego hagati y'ibiti bibiri hagati ya debe na meti ubaye uri umukobwa wabaye kano kanya batarubaka ubaye uri umukobwa wahitamo kubana nande Debeni na Medi nahitamo Debeni kuko Debeni ni bounce blow ni tayiga pi kandi urabona buri abakobwa bakunda umujama wakoze ikintu bita ibody babyita ngo barakoza ka body yego wakoze body rero icyana cy'igikobo kikakwifunga kitagifata no mu kuboko abavuga ati ngewe none kwitega bi wanje buriye we urabura iki okay tugende G-Tough hagati ya Pamela akiri umukobwa atarashaka ndetse na Shadibu yego wahitamo kubana nandi ugiye kubaka ngiye kubaka urugo akora ashaka kunshyira mu muriro we Pamela umugore w'umugabo ko bakira abakobwa yewe tata none ko yashatse yewe we oya grafre kamwerekire afata Shadibu bro Shadibu kukuruba yewe bakade bene wakiyenewe abanyamakuru mufite ubwenge oya ariko mubaje babaye batarasha oya yarashatse rero okay turi gusoza dusengera ijambo kurangiza n'ijambo gusoza byose biri mu Kinyarwanda barakubwiye ngo turi gusoza dusengere Mana turagushimiye ko wabanye natwe turagushimiye ko turenze ibisambo hari abantu baza kwiba amajwi y'abantu mana we utumye njagarara mu isengesho ubaha Imana wagiye Mana nziza rero nzi neza ko waremye abakomediye rwose ibi byose bibaho kubera ni wowe waturemye dushira kuri iyi si ubwo rero igihe tujya tuzana isengesho tweshyiramo komedi nyinshi hari umurambwe ngo bundi ngo ese ngo nitujya mu ijuru hazawe za komedi igihe Imana izafungura agaca no mu ijuru natwe igihe dutureka kuri channel wana natwe tugire gute kandi channel y'Imana yitiba monetize vuba byihuse ngo yabuze abasabu ukuvuga abamareka bajya bakora bajya bakora subscribe Mana nahumirije ngo G-Tough asenga ariko biranze reka duhumirize twese none nahumirije nge iteka iyo urimo gusenga uhumirije barakwiba be izo telefone ubwo zo hano
we reba muri kamera. Mana nziza turagushimiye ko abanye natwe mu kino kiganiro. Turagushimiye ko atanyene natwe. No Mana wanyicaje n'abakobwa beza cyane yewe Mana we. Yewe we ku Mana ukunda abagabo pe. Ndagushimiye rero Mana. Ibi ni ibiremwa amaduhaye kuba ndimo ndavugishwa nagwa nanjye umwe ntago yabigora dukuri kwiyewe tata we. Mana yacu rero mbonyobora muri byose Mana umwuka wawe yurukiye kubara nanjye. Ariko umugabo wese ugirira Imana irambwira ngo naga azajya mu ijuru mwihana marari mwihane Mana urakoze kubanye natwe mu izina rya Yesu amen. Itawaze Badrama itawaze mwitawaze Badrama haguruka umwitawaze mwiboroso na mwitawaze Badrama mwitawaze unamuha ubutumwa mwitawaze Badrama rero bura wowe mwitawaze mukarabye ndagukarabye koko impamvu wahoze ufite studio imeze neza uri umunyarwanda wabyawe n'umunyarwanda urererwa mu kinyarwanda ugendwa nyarwanda ibijumba wabiriye n'ibirayi urumva nubwo tugafata ariko ibyo byo twarabiriye nibyo byatureze none urakuze ejo n'ejo bundi umeza agahembe none utangiye gusebya igihugu cyawe cyakubyaye aya mafaranga baguhaye rero ntabwo uri buyarye rwose ndagukarabye pe ndiririmbira indirimbo ngaragetoza bagasara ngo baravuze ariko Badra nanjye ndagukarabye kuko nanjye yakamwana yanganabye uva Badra ndagukarabye pe mukure mu bwongo arane mwiboroshi no uyu muntu wanga icyugo cyamubyaye alhamdulillah rabbil alamin. Sawa mwakoze cyane rero mukomeze mukore subscribe ubundi tukomeze tubane namwe ciao.